oya nawe niba amata atakoze icyansi umusurundi woze ikibindi yarangiza umutobe ntiwoze umuvure n'igifu cyawe ntukacyogeshe ibyunywa uzacyogesha amazi niba ushaka kureba neza uzagiye abakamyi bari bibitoke urebe bamaze kuva mu muvure bari kwenga urebe uko basa uzarebe umukamyi uvuye munsi y'inka amatara akundwa ariko uzarebe uwo yamenetseho urebe ko ari byiza nuzaje umara kuyanywa ujye umenya ko no mu ngingo ariko hameze yego umubiri uzirwanaho ariko uzaje wogesha amazi nawe mbese agasahani keza wakogesha isose none rero wewe kuzaje uvuga ati ariko nta ningi batamfite nanyoye isose nyinshi oya oya usabwa kunywa amazi uri kugwa neza ingingo zawe cyane cyane umwijima igifu amara impyiko imitsi amaraso mu byo turya hari igihe ubuhombye uri igihande kimwe ndavuga nk'ikigori kuri uyu munota muzakirebe uko gicoye uko zino nshoke zanjye zimeze niko nacyo kimeze gifite hatoya kikazaba kinini hano hepfo aha hanini habamwo amazi aha hakurikiyeho habamwo imyunyungugu hano hejuru niho habamwo poroteyine ubwo bivuze ngo njye nawe dufashe ikigori kimwe tukagicamo gatatu umwe akajyana icyo hasi yaba ajyanye ibintu bigizwe n'amazi ahanini undi ajyanye icyo hagati yaba turushije imyunyungugu cyane ariko warya umutwe wacyo yaba turushije poroteyine noneho ibyo mbivugiye ntyo mwihangane mfite impamvu yaonyo na yandimu ubivange mu mwanya w'ubuki uzashyireho amavuta y'ibihwagari aragurishwa muri za alimentation nuramuka ubivanze utyo niwo muti mwiza muri onyo harimo insuline naturelle itari ya mpimbano yindi yavuye mu ngurube arega satani yadukoresha no ariko waruzi umuntu guhagarara ati mubare witutuzwa kurya ingurube wakarya umufa wayo wo muri insuline bitewe nuko atazi uko byagize bite ko byagenze rero ibyo nubirya bizaguha insuline maze akari gukorwa niyo bita serire beta yo muri pancreas cyangwa se mu rwagashya kazagenda kaviriye ko mu mara no mu mwijima kivanzemo maze uwo munsi isukari ye kuganza kugeza ubwo amaherezo isuka pancreas yawe izongera kugira ubushobozi bwo kurema insuline ya serire yari yarapfuye yarangiza nayo ikongera ikazuka uko niko bavurisha ibihwagari onyo n'indimu indwara ya diabete vitamine A ikumarira iki ubwawe iyo wayiriye nka karote yo y'ubwayo yihariye ni umwanzi w'amoko atandatu y'inzoka wemeye ukazirya ebyiri mu gitondo nta mazi uranywa nta gakoma uranywa ukimara kubyuka ukazirya ukabikora iminsi 7 uba wica inzoka bita oxide yitwa ascaris trichocephale ankylostome tenia izo nubwo mubona iryohereye ariko ni umugome yigeze kuki ku nzoka kugira imwizi ntungamubiri z'abakiza izi mboga za dodo za kuvura indwara ujye uzirya izindi uzikoreshe mu buryo butandukanye uzakira nuko kwereka abantu ho bakirira indwara ndetse ubuzima nibyo indi ngingo ya 7 ni ukwerekana aho indwara zituruka kuzirinda no kuzivura ikindi cyanyuma itorero ry'Imana ryatumwe gukora ni ukwerekana isaha ya gihanuzi n'amayeri ya satani kwerekana isaha ya gihanuzi n'amayeri ya satani abantu ntibabinjije ntibabe mu mwijima bakamenya naho bageze ku isaha ya gihanuzi ibyo ni by'itorero ry'Imana ryatumwe gukora muri iyi si urakoze n'utwo tugingo 8 vitamine A ikumarira iki ubwawe iyo wayiriye ubukozi iki indication de la vitamine A iya bese icyerekezo cyahakenewe gukoreshwa vitamine A
igihe hariho igikuriro kidashyitse, igihe abana basabwa gukura vuba vuba, igihe amagufa yawe agasabwa kuba manini, igihe imihore yawe isabwa kugera ku rugero yagenewe kugeraho, igihe igitsina cyawe gisabwa kungana uko Imana yageneye ko kizangana. Mumbabarire ko iyo umuntu agiye kwigisha hari igihe ajya ashira isoni, ntabwo mbuze ubupfura ahubwo nuko ndi kwigisha. Mwakurikiranye neza? Aho hose hakenewe igikuriro. Iyo uramutse uhangayitse cyangwa ugize ubwoba cyangwa ugize indutsi ukadaha vitamine A mu mwijima, utujisho twawe turahenengera ngo akajisho karehutse. Vitamine A rero ikenewe mu gutuma haba igikuriro cy'iki, igituma uhagarara. Metre zawe, kromozome zawe zakuremye mu nda ya nyoko uko zazingana ugahagarara uko, ugahora woga buri munsi. Ku bagabo ukura ibintu by'imyanda mu birenge ukuba ariko ikirenge ntigishire, waca inzara ntizibure gukura. Ibyo byose bikorwa niyo vitamine A. Iramutse ibuze, wajya kubona ibuze mu kuguru kw'ibumoso, hari igihe wajya kubona ukabona umuntu atangiye kujya asumbana, ukibaza aho imetero zagiye bikakuyobera. Ni uko iyo ari ishinzwe igikuriro yagize ite, yagabanutse. Abandi bari kujya kureba mu mirongo, hari utuntu tw'amatara twampure turasira mu jisho, aho umuntu yavuga ngo bivuye mu kantu bita brique de vision bikanyura muri iyi bita nere optique, yarangiza bikarasira mu jisho, ugasanga hari amatoroshi arenga ya Kigali arasiye mu mboni, maze ukabona ukareba. Iyo hagize agapfa bitewe nuko vitamine A yabuze, utangira kujya usoma ukiyambaza amarori, byaba bitaba bityo ukayusimbuka inyugute, bitaba bityo ugatangira kuyigiza kure. Ubwo bikweretse neza ko hari ibyabuze. Icyo gikuriro gikenewe muri vitamine A. Grossesse et allaitement. Vitamine A irakenewe ngo ishakire umwana ikibanza amaze gusama, imutere igikuriro, yagure ahabo kwa meza abaye. Iyo umuntu igikuriro cya vitamine A ari gike, hariho benshi muzasanga bafite icyo bita avortement spontané, inda zivamo kenshi. Ibyo ugasanga umuntu afite vitamine A ariko kuri to minime iri hasi cyane, maze ikaba itashobora kwihanganira gushakira ikibanza umwana w'amezi 5. Uyu mubyeyi agatwita bikaba amahoro, umwana yagera muri 5e mois, uko kwezi kwa 5 kugeze akabura haba akavamo. Yagera kwa muganga bati bashatse infection, bagize bati barayibuze, ntako batamugize, nta bitaro bitamupimye. Ese bapimye na iterise, ati rwose irakomeye, yemwe koreye igigera icyo gihe ikanirwa gufunga, ese igigeraho gusa ikifungura gusa, maze bitewe nuko vitamine A ikenewe ku rwego ruhoraho. Mu mashereka, kugira ngo ibyo urya wowe utwite bizahinduka amaraso agutunga, bizava mu myanda imeneka, bizongera bihinduka n'amashereka atunga uwo mwana, A ikora mu ruganda, ifite uruganda rwabyo. Niyo mpamvu hariho abarya nk'abandi kandi bakabura amashereka. Icyo nacyo kijye gitekerezwa. Maladie hépatique. Dufite umwijima. Katubarangire umuntu wese ushaka kumenya, murabyumva neza, arasoma. Umwijima n'umurimo wawo muzawushake muri aka gatabo, kugira ngo mumenye uko muwurinda, mumenye uko muwukingira, mumenye uko muwuvura, mumenye kuwubuza ibyo Imana yawurinze, mwe kuwica, kuko umwijima ari icyo bisa ngo ni grande mère, ni imvubura ariko nyina w'izindi. Vuga ngo ufite umurimo ukomeye, uroroshye, kugira ngo uzashobore kuwurinda bizagusaba kumenya ibyo ukunda, ukamenya icyo umwijima wanga, ukamenya. Ariko ikintu cyanjeje kuntangaza kurutaho nuko ufite ubuhanga bukomeye mu gukunda amahoro. Abantu benshi cyane babura amahoro, abayabuzwa,
abayabuza abandi bakunda kugwara umwijima. Noneho muwo mubana we kujya ugira ubuza amahoro kugira ngo nawe uyagire, kugira ngo ukingire umwijima wawe. Rero vitamine A niyo ikingira imihore y'umwijima, ariko ikoze ibintu bibiri bikomeye. Bwa mbere ni ukongeramo abasirikari babereho kwica imyanda iza mu maraso yawe, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko vitamine A ituma uwo mwijima ushobora kumara kwica izo ndwara zakujemo kandi ukanazisohora. Iyo umwijima ubuze vitamine A, noneho indwara ziguheramo, ubwo burozi bukaguheramo, bukazarya umwijima bukamunga n'amaraso yawe. Noneho ukwiriye vitamine A kugira ngo utagwara indwara z'umwijima. Maradi renal, indwara z'impyiko. Impyiko umuntu agenewe ebyiri. Asaba kunywa amazi cyane kugira ngo ziye zoga buri munsi. Agomba kwirinda gusimbuza kogesha impyiko amazi, kuzogesha amata, ji n'imisururu. Ibi mbivuga kubera izi mpamvu. Dufite urugero rwo hagati cyane nk'aba mu biyaga bigari, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bafite ingorane yo gukunda kunywa kuruta kurya. Ndetse niyo bihaye ngo bagize amafaranga barundukira mu kunywa. Rero kubw'ibyo bakunda kwibwira icyansi bacyogesha amazi, umuvure bakawogesha amazi, ingunguru zishigishwamo bakazogesha amazi, ariko bagera kuri bo bakiyogesha ibyo. Oya, nawe niba amata atakoze icyansi, umusururu ntiwoze ikibindi, yarangiza umutobe ntiwoze umuvure, n'igifu cyawe ntukacyogeshe ibyunywa, uzacyogesha amazi. Niba ushaka kureba neza, uzajye abakamyi bari b'ibitoke, urebe bamaze kuva mu muvure bari kwenga, urebe uko basa. Uzarebe umukamyi uvuye munsi y'inka amatara akundwa, ariko uzarebe uwo yamenetseho urebe ko ari byiza. Nuzajye umara kuyanywa ujye umenya ko no mu ngingo ariko hameze. Yego umubiri uzirwanaho, ariko uzajye wogesha amazi nawe. Mbese agasahani keza wakogesha isose? None rero we kuzajya uvuga ati ariko nta n'inyota mfite, nanyoye isose nyinshi. Oya, oya. Usabwa kunywa amazi uri kugwa neza ingingo zawe, cyane cyane umwijima, igifu, amara, impyiko, imitsi, amaraso. Ayo mazi asabwa kuyanywa. Mwijya mukunda kwigana. Niba mwarabonye umuzungu ari kunywa ari kurya, muzabanze mumenye ko ari kure y'iwabo, mwongere mumenye ko ari we mukene wa nyuma. Kunyumva byabarushya. Impamvu mvuga ko ari umukene ni uko aza gusaba amafaranga abarusha gukira. Harya ava i Burayi gushaka amafaranga mu mihanda y'u Rwanda bije bite kandi? Ni ukukwereka neza ko agize ati ni umukene. Ahubwo ni umukene wakijijwe nabwo. Yacuruje ubukene arakira. Asanze nta kundi azabona ibishyimbo byo muri Afurika, yahisemo kurema indege. Abonye kubijyana ku mutwe bizamugora, rema imodoka ariko ngo azabijyane. Nagenda vuba atamenya amakuru, arema telefone. Uko biri kose ubukene bwamwigishije ubwenge. Icyakora ubwo ndi kubagora kuko benshi muri mwe mwakoranijwe n'abazungu mu bwenge. Mbese umuzungu nubwo hari yakwikora mu izuru agakora mu kanwa wakoramo. No. Dufite personality yacu natwe. Soma gutekereza bihagije. Iwabo batungwa n'ibyo mu isoko gusa. Nta bishyimbo byo munsi y'urugo. Nta gakono ko mu nzu. Batungwa n'ibintu bikakaye bibitswe, bigasaba yuko arya agakati na ka biswi, isupu ikaba umugezi. Niba rero afashe agakati n'agacupa k'amazi n'agasupa abonye, wowe wabonye isupu wimwigana. Wewe watetse ibishyimbo, watetse imboga, watetse tomate, iwanyu niyo biba,
wowe ryizo supu umutsima urishe, ariko igihe cyo kunywa amazi uzakigenere mu gitondo kugira ngo unywe amazi woze igifu cyawe cyaraye kiriye. Mbere yo kurya saa sita unywa amazi minota 30 kugira ngo ibyo kurya bizasange isahani yagize ite yoze, maze impyiko zawe zibe nziza, igifu cyawe kibe cyiza, amara yawe abe meza. Nguko niyo mpamvu mu migani 10 kabiri murongo wa 10 haravuga ngo kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Iyo umuntu yamaze kumenya bigira icyo bimarira ubugingo bwe. Noneho rero vitamine A mutwo bita glomerule n'utuyunguruzo turenga miliyoni tuba mu mpyiko, dushinzwe kumimina ibyo wariye tukagabanya amazi ngo yirohe mu byo bita vesidire, n'uruhago rw'impyiko, nyuma rukazamanuka neza bikazajya mu byo bita uruhago rusanzwe bita vesi nyine, maze bikazasoka mu muyoboro wabigenewe bikameneka hanze. Vitamine A isaba kuyahora yubaka utwo tuyunguruzo maze bigatuma ikomera. Icyo rero vitamine A urayikeneye kubwo kubaka impyiko zawe. Maladie intestinale, muri kino gihe cyacu aho bakubwire ngo n'essayez pas de travailler sans avoir mangé, wije ugerageza gutangira umurimo wawe gukore utaragira icyo urya, waba wigiriye nabi. Aho niho benshi bakomora indwara z'amara. Bigenda bite? Reka mvuge ko fata imfunguzo zawe uzibike mu mufuka w'ipantaro, maze urebe ko umufuka wawe w'ipantaro utarengaho wari ugeze uri mu busa. Ndagira ingorane rero yuko mutabyumva. Fata imfunguzo zawe ngaho zitereye mu mufuka w'ipantaro, muri ako kanya umufuka wawe w'ipantaro uragira ute? Uramanuka ukururuke ugeraho utarugize ute? Uko niko iyo umuntu ari gukora ashonje nta kantu yariye, umwanda w'ibyo yariye nijoro uri mu mara uba wari ukeneye guhaga ngo noneho umwanda wicume ujye mu byo bita simoyide aje kwituma umwanda uvemo. Uwo mwanda rero iyo wiri utariye ahubwo ukirirwamo umera nka za mfunguzo muri wa mufuka. Aho niho uri gusanga umuntu Imana yaremye neza, bagiye kumupima ngo amara yabaye maremare, ugashaka niba yarakuruye bikakuyobera. Noho niyo nteka busha y'umwanda yabaye mu munsi wose bitewe nuko ashonje, maze irakururuka. Iyo nzara bivuye he? Ni ka gace k'indazi n'ikirahuri cy'amata umuntu agiye akirirwa akazarangiza iminsi 4 atitumye, maze ayo mara agakururuka binyuze muri za verticule zazo. None kurya mu gitondo birakenewe kugira ngo umuntu yitume maze ye kuzagwara iki amara. Hagati y'ayo mara hasabwa kuba ururenda. Urwo rurenda wowe ubwawe rukabamo kugira ngo ibyo uriye bije binyerera kuri urwo rurenda, maze byitume hatabaye kwituma icyo bita impatwe. Iyo habayeho iyo vitamine A ikikora ni ugusasika mu urwo rurenda ngo amara yorohe, igifu cyorohe, nujya kwituma uwe kwitumisha habiri. Aho mvuze ni mu matako no mu muhogo, aho umuntu ajya kwituma ariko akongeraho na ka vitesse kavuyaho. Vitamine A niyituma ujya kwituma tubanze wiyambaza hano, ahubwo autonome gusikimara kuvuga ngo genda igihe kirageze wese irabonetse, ngaho fata position neza, azigariye ikabwira umurati rekura, maze ati hop, yangiza bikagenda kuko harimo ururenda aho binyura. Byaba bihabuze rero bikagenda buhoro bifata bikamera nk'amazi ari kumenwa mu mukungugu, maze amara yawe agatangira ruze, agatangira kunyunyuza wa mwanda, ugatangira ukumukamera nk'amabuye, amaherezo ugatangira gucira isebe. Ngaha aho benshi bakomora mu kwisunika cyane wamura, maze ugasohoka hanze. Wasohoka hanze akawuhanagura, yamara kuhanagura umubiri ukanga kuwakira ko kuyeho n'ururenda rwagasaba kugira, maze mu gahe gato ati wabimenye, uziko ntangiye kuyanituma hakagira gasigara. Umati ni hemorrhoid, mu Kinyarwanda tuti ni karizo, bati ni externe, ndati ni interne. Noneho ugasanga ikibazo kirabaye. Vitamine A izagufasha kwituma neza. Mbese karoti irakenewe, pinari irakenewe, wa mwembe urakenewe kuko uryoherera.
ntabwo ari ukuryoherera, ahubwo perisili irakenewe, pinari irakenewe, karoti irakenewe, wa mwembe urakenewe, ya papayi irakenewe, cya gihaza kirakenewe, cya kijumba kirakenewe, ya pavuro irakenewe, ya tomate irakenewe. Nta yindi mpamvu ari ukugira ngo nk'uko wagira vitamine A igize ite. Mbese tubereho kurya cyangwa turye kugira ngo tubeho? Aha, ikibazo cyane mwacyumvishije. Abantu bari ku isi ari babiri, ku meza bari babiri, hariho ababereyeho kurya n'abarya kugira ngo bagire bate, sibyo? Ubereyeho kurya ni birandyohera, ndabikunda. Urya kugira ngo abeho bimfitiye akamaro. Umwe agomba kurya ko bimufitiye akamaro, undi akarya kuko bimuryohera. Rero wowe toranya ube mu barya kugira ngo bagire bate, babeho. Bikurindira amara, maladie infectieuse et faiblure. Vitamine A ikurinda indwara z'ibyuririzi kugira ngo nibura izo ndwara zandura. Yewe nabagutije sume uri yuhanaguza, yewe nabo muri restaurant bagiyemo bozi ikirahure nabi baguheramo amata umuntu yahumekeyemo tuberculose. Yewe n'umuntu wagiye muri restaurant bamuhaye ibyo kurya ariko fruchette babayogeje nabi, afite uwayirishije yari afite hepatite virale B, ni contagieuse, urayandura iyo ndwara y'umwijima imeze icyo. None kugira ngo ubu utashobora kuba iwawe gusa ngo ariho urya gusa, akaba ari nangomba kurya ahandi, akaba ari nangomba kurara ahandi, akaba ari nangomba kugira huraya arangiza ukiyorosa ishuka yabo kandi wenda barayihumekeyemo indwara, birakwiriye kurya gira vitamine A kugira ngo indwara z'ibyuririzi zitazaza gufata. Icyo ni ikindi. Indwara z'umuriro, izo ni nka za malaria, izo ni indwara kaza gripe, izo ni ibicurane, ibyo byose urasabwa kugira ngo nibura ugire vitamine A ihagije. Da cicatrisation de plaie, inkovu kugira ngo ibisebe bihinduke inkovu byume bikire. Ubu abantu benshi cyane bongeye kurwara indi ndwara ntashaka kwirirwa mvuga muri za terme technique, iyo kubona akomeretse gato cyane inkovu igatangira igakura. Izo nkovu ziyongera haba mu gatuza haba mu mugongo aho bakubaza hose ukabona inkovu ziyongera, aho akomeretse inkovu zikiyongera, ziba zitewe nuko vitamine A yabaye nkeya. Muri yo habamo akantu bita glycerine, muri yo vitamine A biyitirira ya mavuta mujya mwisiga nk'igitsina kobwa. Ako gakoresha imbaraga bita sécateur. Ni ukuvuga ngo muri vitamine A harimo isizo nini cyane ikarishye igenda ikata ngo ugutwi kutarenga urugero, izuru ritarenga, izitwa sinisi zitarenga, inshinyo itarenga. Iyo niyo mpamvu ari anticancereuse, kuko haba umuntu agira kanseri habayeho icyo bise ngo ni gonflement de cellules, kwiyongera cyangwa kubyimba kw'ingirabuzima fatizo. Rero vitamine A irakenewe kugira ngo amara yawe akomeze angana atyo, overe yawe ikomeze ingana ityo, matirise yawe ikomeze ingana ityo, ishinyo yawe ikomeze ingana ityo, yewe twagangiriyo tuno tuntu tubamo nariko dukomeze tungane dutyo. Vitamine A yawe irakenewe kugira ngo nibura inavure n'ibisebe, nuko ubyaye vuba kire vuba nyine, nuko uri mu mihango yo kumara iminsi myinshi, ibyo ni vitamine A ibikora. Toutes les maladies de la peau, uruhu rwacu muri kureba rujya rugira indwara, yaba ibihushi, yaba izitwa ubugora n'ibindi byinshi. Ukeneye vitamine A ngo ujye uyirya atari uko iryoha ahubwo kuko ari umuti. Maladie de Michez, hari abandi benshi cyane mu mara nko mu gifu, mu muhogo, mu kanwa, ugasanga abantu arabyuka akaryama nimugoroba ari muzima mu kanwa, akabyuka ururimi rwabyinje cyangwa turiho udusebe, cyangwa mu matama ariko muri gutamira bitewe n'udusebe. Hari abandi mu muhogo akubwira ati njya numva harimo inzoka iyo ntari kurya, atariko rero njya ngerageza no kunywa amazi ashyushye igakwepa, nta irimo. Ahubwo mikeze zawe ni nkeya, none umuhogo wawe uyufatana umera nk'igihe iminwa yagize inyota. Mu gifu cyawe iyo mikeze irasaba niko karanda rye gatwikira igifu. Iyo ibyo kurya uriye bigiranye contact n'imihore y'igifu
bishobora gukobora, akaba ari uhura n'abantu bavuga ngo bafite izo bise irisere, bagize ibisebe. Vitamine A izahora itera urwo rubobi maze ikurindire kurwara ibisebe by'imbere mu ngingo. Maladie respiratoire. Vitamine A izagufasha mu gukingira indwara zo mu buhumekero, aho ni mu mazuru, ni mu maraka, ni mu bihaha, aho hose izagufasha kuzikuvura indwara zo mu buhumekero. Maladie digestive. Arega indwara zose zo mu myanya inoze byo kurya, aho mvuze ni mu kanwa, aho mvuze ni mu muhogo, aho mvuze ni mu gifu, aho mvuze ni mu mwijima, aho mvuze ni mu gasabo k'indurwe, aho mvuze ni mu rwagashya, aho mvuze ni mu mara mato n'amanini. Ni imigabane 9 ikora umurimo wo kugogora ibyo kurya bariye bigira icyo bikumarira. None vitamine A hose iraharinda, ifite ubushobozi nubwo byinshi muri byo bidasharira byo gukingira ibyo bita verminose, ibintu byose bikomoka ku nzoka. Nka karoteyo y'ubwayo yihariye ni umwanzi w'amoko 6 y'inzoka. Wemeye ukazirya 2 mu gitondo, nta mazi uranywa, nta gakoma uranywa, ukimara kubyuka ukazirya ukabikora iminsi 7, uba wica inzoka bita oxyle yitwa Ascaris, Trichocephale, Ankylostome, Tenia. Izo nubwo mubona iryohereye ariko ni umugome yigeze kuki ku nzoka. Hirya yaho maladies urinaires et génitales. Vitamine A ni igukingira indwara zo mu nzira zo kwihagarika ndetse no mu nzira zo kororoka cyangwa se z'ibitsina. Nuvuga ngo ikuvurira ibitsina, ikakuvurira inzira zo kwihagarika, mauvaise vision de la nuit et le soir, kutareba neza nijoro cyangwa nimugoroba. Vitamine A niyo yongera ibyo bintu, ikarinda indwara zizo bisengo ni ulcère de la cornée, aho usanga abantu benshi cyane hari amashyira ava mu jisho mu bitsike. Ese vitamine A si nziza? Ni nziza cyane. Rero mu mugambi ubutumwa buheruka ni uko umuntu adatega amakiriro ku bandi gusa, ahubwo nawe Imana yamuhaye ubwenge ngo nibura kubarangira ibi. Mu mbabarire amadini yagiye kwica abantu asa n'abakuyemo amaso y'umutima. Umuntu uramubwira uti avoka iravura, akabyumva akanayirya, wamubwira uti ya mbuto yayo y'imbere yo ni kabuhariwe mu kuvura inzoka, ati iyo ni imiti ya Kinyarwanda. Harya amababi ya avoka abika Kinyarwanda, imbuto zayo zikabika Kinyarwanda, bya bibuto by'imbere, ariko kuyirya byo ntibibika Kinyarwanda. Ese bibaye Kinyarwanda byo bikagukiza bigutwaye iki? Keretse bavuze ngo ni ibinyabazungu. Oya, avoka yabaye h'u Rwanda rutarabaho, yageze mu Rwanda mu 1936. Ubu niho yatangiye gukandagira mu Rwanda, ariko naho yatutse basanze iriho Imana yarayiremye. Mujya mwicara mutekereze mumenye neza ngo kukurangira kuvugwa n'ibyaremwe ni ukugusubiza mu biganza by'Iyakuremye. Ntabwo njyanye nawe. Niki? Ni ukugusubiza mu biganza by'Iyakuremye ngo tugukwiza abamenyi n'abazungu, wongere uremwe uvurwe n'uwagize ute. Uwo wakuremye niwe wavuze ngo wewe wonye ngutumye ibi, wowe avoka ngutumye ibi, nuhura n'uwo mwene munda akemera kukurya, ni ukuri nzamuvura ibi. Ngiyi impamvu ni ukugusubiza mu maboko yagize ate Iyakuremye. Aho kwari kubarangira, reka nkurikije uko amasaha ameze, reka nanjye ngana ku musozo, kuko amasaha twahanye yageze kandi ntidushaka kubarangira. Ahubwo reka dushaka umuti bita Polyvalent, umuti wo kuvura indwara zose. Aho uri ntugucike, yewe nawe izo ndi buvuge zose urazirwaye. Ubera iki? Fata igitunguru bita onyo. Hano i Rwanda gishobora kuba icyo tumaze kubona ari butatu. Hari igitukura, hari icy'umuhondo, hari icy'umweru. Iyo ushaka kumenya ko bisumbanye ubushobozi, ntabwo ujya kurebera muri restaurant bateguye icyakwemerwa n'abaryi, kuko bategura icy'umweru uko ari cyo cyoroha. Ahubwo ujya kureba icyo babika kikaramba. Ubwo iyo resistance nta n'ubushobozi gifite kirusha ikindi. Icy'umweru gikunda kubora vuba, igitukura kiruma kikaramba.
mu buvanganzo bw'imikorere yacyo nta ndwara kitakoraho mu muntu. Utagisatuye wasanga cyicaye nka globule z'amaraso. Ufashe igishishwa cyacyo ruhande rumwe wasanga kimeze nk'ifu, ukirambuye cyamera nk'impyiko, ukitegereje neza bagisangamo imitsi, ibara ryacyo wasanga risa n'umwijima. Niyo mpamvu gifite uruhare mu kuvura indwara hafi ya nyinshi. Cyo ubwacyo nanze kwirirwa nsoma ngo nibura mbabwira ibyo nasomye. Nta mugambi mfite mu kubabeshya, nta n'uwo nshaka. Ishema ryo gushakira icyubahiro mu kinyoma natandukanye nabyo. Nakubwira ukuri bikakunanira, byashaka ukangayira yuko nakubwiye ukuri kuruta kumbera icyubahiro ko nakubeshya. Onyo y'ubwayo ikatakaswe neza, ugayikatakata neza, maze yarangiza ukayishyira imbere yabugaburira. Ukaba wateguye icyo bita indimu, nayo ukayikata neza. Kugira ngo yikate neza wakora icyo bita kuyikata mu buryo bisa ngo ni position rondere, utuviringo. Niwo bwo buryo ubu yikase neza. Impamvu nuko mu byinshi turya, muri hangana ndabambabwiye ibintu birebire, kuko mu byo turya hari igihe ubuhombye uri igihande kimwe. Ndavuga nk'ikigori. Kuri uyu munota muzakirebe uko gicoye. Uko zino nshoke zange zimeze niko nacyo kimeze. Gifite hatoya kikazaba kinini hano hepfo. Aha hanini habamwe amazi, aha kurikiyeho habamwe imyunyungugu, hano hejuru niho habamwe proteine. Ubwo bivuze ngo nge nawe dufashe ikigori kimwe tukagicamo gatatu, umwe akajyana icyo hasi yaba ajyanye ibintu bigizwe n'amazi ahanini, undi ajyanye icyo hagati yaba aturushije imyunyungugu cyane, ariko warya umutwe wacyo yaba aturushije proteine. Noneho ibyo mbivugiye ntyo mwihangane, mfite impamvu. Nuko nusatura yandimu umwe akajyana agace kamwe, hari igihe yaba asizeho izuba ryagize rite, ryarasiye, akaba yarajyanye iburengerazuba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bakubwira bati ngaho kata mu buryo bita rondere, kugira ngo agace kose abagize ati abagafiteho. Na tomate nuko muri salade yayo bakurikiranye neza, kugira ngo akagabane kose abagize ati abagafite. None onyo indimu zayikata utyo, manuka fata akayiko gato k'ubuki, akaba ajya bita kuyele akafe k'ubuki, maze ushyireho. Bijya ku gasalade wenda kurya saa sita, jya usimbuka umunsi ubirye nka none, uvuge ngo n'ejo bizakora, hirya y'ejo bundi uzongerwa akoreshe, maze uzabikore 4 mu cyumweru. Wemeye ukabirangirisha ukwezi, ukaba uko bikoze inshuro 16. Ubu kandi aha mbigize itegeko, ntitukagaruka aha kuko tuzagaruka aha uje kwivuza izivurwa n'ibyo, ahubwo uzaza kwivuza izindi indwara mu cyo bise systeme, ubyo bita urusobe. Nta ndwara nimwe yaba systeme nerve, urusobe rw'imitsi yumva, ubwo mvuze ubwonko, mvuze imyakuro n'imitsi yumva. Ibyo bizaha gukorera bikubakire. Ubwo uzasinzira neza, uzibuka, uzajya uzirikana, uzihuta mu bitekerezo, uzakemura ibibazo utaguye agacuho. Aho ni muri systeme nerve. Nujya muri systeme respiratoire, aho ni mu rusobe rw'umuhumekero. Ubwo za sinizite zizavamo, ibicurane bya buri kanya, za asthma, za bronchite,
ibyo bintu byo guhumeka ukabura imbaraga, izo mpumu za buri kanya izo zizavaho bitewe n'uko onyo n'indimo n'ubwo buki bikora ibyo. Muri apareye digestive, ubwo ni mu gifu, ni mu mara, ni mu mwijima, ni mu rwagashya, bizabigutunganyiriza neza, witume ku gihe, inzara yawe ye kuba agakabyo, kuko hariho abantu nabo basonza ukabona ubwenge burayobye. Kandi mu mara yawe mato hashobora kuyungurura, kuko benshi bajya barya nk'abandi ntibibayoboke nk'abandi bitewe n'amara arwaye. Kugira ngo azanoze neza ntabwo ari kubyihutisha gusa, ahubwo ni no kubikamura ngo bive mu iby'ingenzi. Umwijima wawe wari usigaye uryama bikaba inzozi nyinshi, ibinya byinshi byo mu maguru, kumva ukunda kurakara ubusabusa, abana bikanga kenshi, indwara z'ibicuri, umwijima wawe uzasubira ku gihe maze ukore neza. Ku bafite ikibazo cy'isukari bazaba bakuyeho ubuki, bo bakoresha indimu gusa na onyo. Impamvu nta cyizere dufitiye abashatsi b'amafaranga ko hatari igihe ubwo buki bajya bashyiramo ibindi. Uzafate ya onyo na ya ndimu ubivange, mu mwanya w'ubuki uzashyireho amavuta y'ibihwagari, aragurishwa muri za alimentation. Nuramuka ubivanze utyo, ni wo muti mwiza. Muri onyo harimo insuline naturelle, itari ya mpimbano yindi yavuye mu ngurube. Arega satani yadukoresha no, ariko waruzi umuntu guhagarara ati ngo barebe tuzwa kurya ingurube wakarya umufa wayo wo muri insuline, bitewe nuko atazi uko byagize bite, uko byagenze. Rero ibyo nubirya bizaguha insuline, maze akari gukorwa niyo bita serire beta yo muri pancreas cyangwa se mu rwagashya kazagenda kaviriye ko mu mara no mu mwijima kivanzemo, maze uwo munsi isukari ye kuganza, kugeza ubwo amaherezo pancreas yawe izongera kugira ubushobozi bwo kurema insuline, ya serire yari yarapfuye yarangiza nayo ikongera ikazuka. Uko niko bavurisha ibihwagari, onyo n'indimu indwara ya diyabete. Ubwo twaba turangiye n'undi wese, hari abantu batagwaye diyabete ariko mu gahe gato cyane bakunda kurya bashonje, maze ugasanga nyuma yo kurya babaye barakaye bivumbura ubusabusa, bitewe nuko iyo umuntu yakoze cyane atariye amara indurwa zisharira mu maraso, agasigarana ibiryoherera, isukari ikamuganza, maze bigatuma arakara ubusabusa. Birakwiriye rero kujya ubirya kugira ngo nibura iyo sukari itazajya kuganza ugasanga ku kazi watonganye uri gusubiza abantu nabi, nuko uzabigenza utyo. Nibyo bivura imibonano idafite ubushobozi, nibyo bivura amaso atareba neza, nibyo bivura umutima utera nabi. Ariko byagera ku mutima ho, twemerera abantu no kongera gushyiraho amavuta ya elayo, bagakuraho yayandi bihwagari bagakoresha amavuta ya elayo, sibyo? Nugera muri za alimentation ukibagirwa izina rya elayo ko ryo rya Bibiliya, uzabaze amazina ahwanye na babantu biwanyu, aho mujya mwita ba Oliva naho mujya mwita ba Olivier, nuko uje wibukiraho ngo mumpa amavuta ya Olivier, nuko uzaba bazabimenya, nuko timumpe Oliva, nuko asigariye azaba ari elayo baguhaye, maze izakuvurira impyiko, izakuvurira amara afite impatwe, izakuvurira impyiko, izakuvurira umutima, izakuvurira igifu kinanirwa. Ngaho ahantu ibi bintu ni kubabwira, uwafata muri gahunda y'umuryango kavuga ati ngiye kugura igice cya litiro cya elayo ibihumbi 4,500 kuri za alimentation zoroshye, ukavuga uti ndagura litiro y'amavuta y'ibihwagari, ubwo ni ibihumbi 3 cyangwa 2,500 muri za alimentation zoroheje, maze ukagenda ukabishyira mu muryango, maze wowe n'umufasha wawe mukabiganiraho uti nge n'abana banjye nawe, hehe n'indwara y'umutima, hehe n'indwara y'umwijima, hehe n'indwara y'impyiko, hehe na hemoroide, hehe n'amara maremare, hehe n'amatoya,
hehe n'igifu cyumye, hehe n'umutima utera nabi, hehe n'umwijima wo kudukenyurira abantu. Ugomba kujya uhinduranya muri za salade, none ugakoresha irayo, ejo ugakoresha ibihwagari, ejo bundi ugakoresha irayo, maze ugasigara uvuga uti rero mwijima ngo urahangara, aho ntuzahamenera. Mbese ntabwo byaba ari byiza? Nuko Imana izabafashe, izana bibashoboze, mwihindukira abaganga mukoresheje ibinini Imana yagize ite yaremye, nawe biri hafi yawe. Nukuri kiretse ko Bibiliya yavuze ngo umunyabute akora ku mbehe akagira ate akananirwa kwitamika, akaboko kageze ku mbehe kananirwa kwera ku munwa, ubwo ntaba yarenganye nawe. Nuko acyakora kandi Bibiliya ikongera iti uwinaniwe arananuka. Reka tubifurize kuzabishobora no kuzabikora, bikazabavurira indwara nyinshi mu izina rya Yesu. Ahahoze yereka kandi yanakurikiwe n'abandi bantu bari mu gihugu cy'Ubufaransa hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefone. Nyuma y'amateraniro bakaba barasuhuje abari bayakurikiye. Murahagana hari abantu bashaka kumenya aho muri, ese murangana iki? tuba mu gihugu cy'Ubufaransa, ubwo niba tuba nyine twifuje kumva ibyiza byanyu kuko aribyo twumva bidufashije, ubwo twanezerewe cyane. Imana